tumaze kubonera hamwe agaciro k'icyumweru cy'ububabare bwa Nyagasani, ari nacyo gifungura amarembo y'icyumweru gitagatifu. Reka rero turebere hamwe noneho ibijyanye n'iminsi y'inyabutatu ya Pasika, Triduum Pascal. Mu ntangiriro Kiliziya yahimbazaga Pasika ntagatifu umunsi umwe gusa, ni ukuvuga mu ijoro rya Pasika. Ijoro ryo kuwa gatandatu mutagatifu rishyiraho icyumweru cy'izuka rya Nyagasani. Guhera mu kinyejana cya 4 hashyizweho iminsi 3 yinjira kandi yinjiza mu ibanga rya Pasika ya Nyagasani. Inyabutatu ya Pasika ni iminsi 3 igize kandi banziriza umunsi mukuru wa Pasika ya Nyagasani. Inyabutatu ya Pasika ikaba ipfundo rya liturujia ya Kiliziya. Inyabutatu ya Pasika ihimbaza ibanga ry'urupfu n'izuka bya Nyagasani mu byiciro binyuranye kandi byuzuzanya biremye ibanga rimwe, ni ukuvuga ibanga ry'isangira rya nyuma, ibanga ry'umusaraba, ibanga ry'urupfu rwe n'ihambwa bye, n'ibanga ry'imva irangaye nk'ikimenyetso cya mbere cy'izuka. Inyabutatu ya Pasika itangira ryari ikarangira ryari? Inyabutatu ya Pasika itangirana na misa yo kwibuka isangira rya nyuma rya Nyagasani Yezu n'intumwa ze, Missa in Cena Domini. Iyi karangirana n'amasengesho yo ku mugoroba wa Pasika. Umunsi wa mbere ni kuwa 4 mutagatifu utangirana na misa y'isangira rya nyuma, kuwa 4 mutagatifu nyine ku mugoroba, ukagera kuwa 5 mutagatifu nyuma y'umuhimbazo w'abari bwa Nyagasani. Umunsi wa kabiri uhera ku mugoroba wa 5 mutagatifu ukarangirana n'umugoroba w'igitaramo cya Pasika. Umunsi wa 3 w'izuka rya Nyagasani utangira mu ijoro ry'igitaramo cya Pasika ukarangira n'amasengesho y'umugoroba yo ku cyumweru cy'izuka rya Nyagasani. Muri iyi minsi rero hahimbazwa iki muri inyabutatu ya Pasika? Reka turebere hamwe buri munsi ukwawo. Uwa 4 mutagatifu. Amateka y'uwa 4 mutagatifu nk'uko tubisanga mu gitabo cyerekana ibikorwa bya liturujia cyitiriwe Gerazi cyo mu kinyejana cya 7, yerekana ko uyu munsi wari umunsi wo kubohora abamaze iminsi bihana ku mugaragaro. Muri liturujia ya Papa, umudiyakoni yegeraga umwepiskopi akamutakambira kugira ngo avugire isengesho ribohora abamaze iminsi bihana, kubera ko uko kwakirwa bundi bushya kwafatwaga nka batisimu ivuguruye. Uyu muco wacitse havuyeho kwihana ku mugaragaro, hasigara isengesho gusa ryavugaga nyuma yo kuvuga zaburi zo kwihana, naryo ryavuyeho agana mu kinyejana cya 19 hagati. Izo zaburi zavugwaga uwa 4 mutagatifu. Kuri ubu uwa 4 mutagatifu hahimbazwa amabanga abiri yuzuzanye. Mu gitondo ku isaha iboneye, umwepiskopi wa diyoseze atura igitambo cy'Eucharistia akikijwe n'abasaserdoti bose basohoreza ubutumwa muri diyoseze yaragijwe. Muri iyo misa umwepiskopi aha umugisha amavuta agenewe gukoreshwa mu gutanga amasakaramentu, ni ukuvuga amavuta y'abarwayi, amavuta y'abigishwa, amavuta matagatifu rero nanone yitwa Krisma. Ayo mavuta akoreshwa mu gihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga kugera kuwa 4 mutagatifu w'umwaka ukurikiyeho. Iki gikorwa kibanzirizwa no gusubira mu masezerano y'abasaserdoti, kuko ayo mavuta ariyo bazakoresha batabara abarwayi, batagatifuza abayoboke mu masakaramentu, kandi agasigwa abashyirwa mu nzego z'ubusaserdoti, ubwepiskopi, ubupadiri n'ubudiyakoni. Ku mugoroba w'uwa 4 haba misa yo kwibuka isangira rya nyuma rya Yezu n'intumwa ze, aho yaremye Eucharistia ntagatifu. Iyo iyi misa itangiye, inyabutatu ya Pasika nayo ibitangiye. Ni misa ihimbazwanya ibyishimo by'umunsi mukuru, kandi uko bishobotse kose ukitabirwa n'ikoraniro ryose. Icyerekezo cy'iyi misa ni urukundo ruganisha ku musaraba, nawo uganisha ku izuka. Muri iyo misa hibukwa urukundo rutagereranywa Kristo akunda be. Ibyo bikagaragara mu gikorwa cyo koza ibirenge nk'uko Kristo yabigenjereje intumwa ze
maze akerekana ko atanze itegeko rishya ryo gukundana nk'uko yadukunze. Misa y'isangira ritagatifu isozwa n'ishengerera rigeza nibura saa sita z'ijoro. Amabwiriza yo guhimbaza uwa kane mutagatifu asaba abayoboke gushengerera Yezu mu Karisitiya kugera nibura saa sita z'ijoro. Hanyuma abafite akamenyero ko kurara basenga nyuma y'iyo saha, isengesho ryabo rirangamira ububabare bwa Kristo. Bityo rero bashobora kwifashisha zaburi z'ububabare, ivanjiri y'ububabare n'andi masengesho afasha kwinjira muri iryo banga. Nyuma y'ishengerera haba igikorwa cyo gucuza ritari, gukuraho amashusho mu kiliziya cyangwa se kuyapfuka, gukuraho imitako, maze ibanga ry'uwa gatanu mutagatifu rikaba riharuriwe inzira. Uwa kane mutagatifu ugaragaza ubumwe bukomeye kandi bw'indatana bw'isakaramento ry'Ukarisitiya rifitanye n'ubusaserdoti. Koko rero ntawavuga ubusaserdoti ngo yirengagize Ukarisitiya cyangwa ngo avuge Ukarisitiya yitaza ubusaserdoti. Uyu munsi urangwa na liturujia y'ijambo ry'Imana dukura mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera kwa 8 n'umurongo wa 11 kugera ku wa 14. Zaburi kabya y'ijana 15. Somo rya kabiri kaba isomo ryo mu ibaruwa Paul intumwa yandikiye Abanyakorenti umutwe wa 11 kuva ku murongo wa 23 kugera ku 26. Ivanjiri kabya ya Yohana umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 1 kugera ku 15. Nyuma y'inyigisho y'umusaserdoti habaho umuhango wo koza ibirenge nk'uko Yesu yabigenjereje intumwa ze. Uyu muhango ushobora kwirengagizwa. Hanyuma ikindi kiranga uyu munsi ni liturujia y'igitambo cya misa. Mu nyuma y'igitambo cya misa habaho kwimura isakaramento rikava mu gicumbi cya kiliziya rijya ahagenywe kugira ngo hakorerwe ishengerera. Nyuma y'ishengerera haba igikorwa cyo gucuza alitari, ibyo bigakorwa bucece. Twifate dute rero kuwa kane mutagatifu mu miryango yacu. Kuwa kane mutagatifu umuntu yavuga ko ushobora no guhimbazwa mu muryango, kuko ni umunsi ugaragaza isano abakristo bafitanye n'abasaserdoti ku buryo bw'umwihariko. Bityo rero byaba byiza ko buri mukristo azirikana igihango afitanye n'umusaserdoti akamusabira. Mu muryango bashobora gukora isengesho ryo gusaba abasaserdoti bahereye ko bafitanye igihango ku buryo bwa hafi. Ndashaka kuvuga ababatije, ababaye Eucharistia bwa mbere, ababakomeje, ababashingiye, ababaye penitensiya, ababagira inama nziza, bagasabira kandi abo babonye intege nkeya. Ni umwanya mwiza wo kuba wagira impano ugenera umusaserdoti cyangwa se isengesho ryihariye kubera igihango mufitanye muri Yezu Kristo. Sajya kureba niwe watwitwariye inema twanyazwe zagaruwe nawe. Sajya kumureba Imana yaramukunze yaramwimakaje yabaye umutoni. Zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana. Sajya kumureba niwe uzanshoboza, azanshyikiriza Yesu umwana we. Amen. Mariya umpakirwe umwanya nkiri hano nzabone kuzaza mu bwami bw'ijuru.
turebere hamwe umunsi wa gatanu mutagatifu. Ni umunsi w'icyunamo kuri kiliziya no ku bakristo bose. Hibukwa urupfu rwa Nyagasani Yezu Kristo. Ni umunsi w'umusaraba, ni n'umunsi w'akababaro, utangira n'umuhimbazo w'ububabare bwa Nyagasani. Kuri uyu munsi abakristo aho bari hose barangamira Kristo wemeye gupfira ku musaraba kugira ngo inyoko muntu ikire kandi ikizwe ibyaha byayo. Icyunamo cyo kuwa gatanu mutagatifu si icyunamo giheza mu gahinda, kuko umusaraba ari iteme rigeza kwizuka ritangirana n'ijoro rya Pasika. Ni icyunamo kirangamiye ubuzima. Kuwa gatanu mutagatifu nta gitambo cy'Ukaristiya giturwa. Habaho umuhimbazo w'ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo ugizwe no kumva ijambo ry'Imana, amasengesho yo gusabira abantu bose ndetse no kuramya umusaraba. Mu gusoza umuhimbazo w'ububabare bwa Kristo, abagize ikoraniro basangira Ukaristiya ntagatifu yavuye mu misa y'isangira rya nyuma rya Yezu n'intumwa ze, Missa in Cena Domini. Mu Kilatini bavuga yuko uwo muhango wakozwe ku wa kane mutagatifu udakorwa ku wa gatanu mutagatifu, ni ibyatagatifujwe mbere y'uwo muhango ku wa gatanu mutagatifu, pre-sanctificandi. Uyu munsi kiliziya itegeka abayoboke b'Imana kuva ku myaka 14 kugera ku 60 gusiba kurya bagamije gufasha abakene. Ibi ntabwo bireba abarwayi, abagore batwite cyangwa se bonsa, n'abarwayi indwara zidakira ndetse n'abarengeje imyaka 60. Ni akanya kandi abakristo bose ku isi hose bafasha Papa kubona ubushobozi bwo kubungabunga ubutaka butagatifu i Yerusalemu, batanga inkunga ibashobokeye. Uyu wa gatanu mutagatifu ushobora kumurikira imiryango yacu kugira ngo ucengere iryo banga ry'ububabare bwifitemo ibyishimo bya Pasika. Mu miryango yacu wagombye kuba umwanya abagize umuryango bakwifashisha kugira ngo bazirikane ku mbabare zose bifashishije ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo. Uyu munsi kandi wagombye kuba n'umwanya abagize umuryango mu bushobozi bwabo, nk'uko tubishishikarizwa buri munsi mu gihe cy'igisibo, kugira nibura umwe cyangwa se umuryango wafasha kugira ngo bifashe mu gushyigikirana mu ntambara y'ubuzima turimo. Ni umunsi kandi abantu bashobora gusabira ababo bapfuye bagendeye nyine ku rupfu rwa Kristo. By'umwihariko muri iki gihe buri muryango wagombye kugira isengesho utura usabira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ndetse n'inkurikizi zayo zose, haba abo mu miryango yacu, abaturanyi, inshuti, abazwi n'abatazwi. Ikindi nuko waba umwanya wo gusabira abarwayi hifashishijwe isengesho ryo gusabira abarwayi riri mu gitabo cy'Umukristo no gusabira imbabare zose. Hanyuma nk'umuryango, mu buryo bwo gukomeza kuzirikana kubabara bwa Nyagasani Yezu Kristo, aho babishobora ni byiza ko bareba filimi cyangwa sinema zivuga ku buzima bwa Yezu, cyane cyane ibijyanye n'urupfu n'izuka bye, kugira ngo bifashe abo muryango kurushaho kumva agaciro k'ububabare mu buzima bwa buri munsi no gucengera ibanga ry'ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo. Ibi bishobora kugira akamaro abakuru n'abatoya, kandi bikabafasha gukomeza kuba muri icyo kinyotera cy'urukundo rwa Nyagasani rwagaragariye ku musaraba, umusaraba urutegurira ibyishimo bitagira umupaka bya Pasika Nyagasani. Kuwa gatandatu mutagatifu ni umunsi wo kwifatanya na Yezu uri mu mvu. Kiliziya isaba abayoboke b'Imana bose babishoboye gusiba kurya nanone bagamije gufasha abakene. Kuwa gatandatu mutagatifu nta misa iba, ni kimwe no kuwa gatanu mutagatifu. Hari abashobora kwitiranya rero wenda uburyo
igitaramo cya Pasika gishobora gutangira kare kubera impamvu z'umutekano no kugira ngo abantu bashobore kuza kugera mu ngo hakiri kare, bakibwira ko ku wa gatandatu mutagatifu hari misa ihari. Ntayo. Igikorwa ni igitaramo cya Pasika, ubundi cyagombye gutangira rwose bumaze kwira, ariko kubera hamwe na hamwe bidashoboka gishobora gutangira hakibona, ariko ubundi siko byari bikwiye. Ku mugoroba wa gatandatu mutagatifu haba igitaramo cya Pasika, aho bishobotse ivanjiri y'izuka yagombye gutangazwa nibura saa 6 z'ijoro. Ijoro ry'igitaramo cya Pasika ni ijoro rihatse ayandi yose mu butagatifu, kuko muri iryo joro niho Nyagasani Yezu Kristo yazutse ava mu mva atamirije imitsindo. Urupfu rwe rwishyuye imyenda ya bene Adamu, izuka rye ryatsinze urupfu n'icyaha, maze umuntu yongera kugira isura y'Imana yaremanywe mbere y'uko ababyeyi ba mbere bacumura, maze muri we hakadudubiza isoko y'ubuzima bw'iteka. Ni ijoro ritagatifu rwose kandi rihimbaje, kubera ko rihatse ibanga ry'umutsindo w'abakristo. Bityo rero ku isaha yumvikanyeho y'umugoroba butangiye kwira, amabwiriza ya liturujia ateganya ko aho bishoboka hose igitaramo cyagombye gutangira ku isaha iri buze gutuma itangazwa ry'ivanjiri riba saa 6 z'ijoro zuzuye, nibura kigatangira nka saa 4 z'ijoro kandi ntikirenze urukerera. Ayo mabwiriza kandi asaba ko igihe bishoboka liturujia y'ijambo ry'Imana iteganyijwe yakubahirizwa yose. Ku isaha yumvikanywe rero y'umugoroba butangiye kwira, abayoboke baraterana kugira ngo bakore igitaramo cya Pasika mu bikorwa bikurikira. Cyambere ni igikorwa cyo guha umugisha umuriro mushya no gucana itara n'imihango ijyana naryo. Kuririmba igisingizo cy'itara rya Pasika. Hanyuma hagataho liturujia y'ijambo ry'Imana mu masomo 9 n'ivanjiri biteganyijwe. Bashobora guhitamo ayo bashaka ku buryo sezerano rya kera ritaburamo isomo ryo mu Misiri umutwe wa 14. Iki gitaramo ni igitaramo cy'isengesho gishamikiye ku ijambo ry'Imana, kuko buri somo rikurikirwa na zaburi, iryikiriza ndetse n'isengesho ryo gutakamba. Icya kabiri, liturujia y'ijambo ry'Imana yakirwa na liturujia y'amasakaramentu y'ibanze. Iyo nta babatizwa bahari, haba kuvugurura amasezerano y'abatisimu ku babatijwe bateraniye muri icyo gitambo. Hanyuma hakazaho igitambo cy'Ukaristiya, ubundi kigakomeza uko bisanzwe. Nyabutatu ya Pasika ni Pasika ya Nyagasani Nyirizina. Igihe cya Pasika gitangira ku cyumweru cy'izuka, kuvuga kuri Pasika Nyirizina kikamara iminsi 50, kigasozwa n'umunsi mukuru wa Pentecost wibutsa Roho Mutagatifu aza mu mitima y'intumwa. Muri icyo gihe cyose ibanga rya Pasika n'ubuhamya burishamikiyeho
nibyo biba bishyizwe imbere, haba mu isengesho ry'ikoraniro, isengesho riherekeza amaturo n'irisoza, haba mu masomo, mu masengesho rusange, mu isengesho rikuru ry'ukarisitiya. Ku buryo bw'umwihariko rikagaragaza cyane mu minsi 8 ikurikira Pasika, ni iminsi ihimbazwa nka Pasika nyirizina. Mu gihe cya Pasika abakristo bishimira cyane izuka n'umutsindo w'urukundo rw'Imana ku cyaha n'urupfu, babigirishije indirimbo ya Haleluya, baririmba n'ibyishimo bishushanya ibyo bazagira bari imbere y'Imana, bayishengerera ubutaretsa muri Yerusalemu yo mu ijuru. Nyuma y'iminsi 50 Yesu azutse, Kiliziya ihimbaza umunsi mukuru wa Pentekosti. Nk'uko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibivuga, uwo munsi ugeze bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro, zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2 umurongo wa 1b kugera ku wa 4. Bityo rero huzuzwa isezerano Yesu yari yarabagiriye imbere y'uko agabizwa urupfu, agira ati, nanjye nzasaba Data azabahe undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho Mutagatifu nyir'ukuri isi idashobora kwakira, kuko itamubona kandi ntimumenye. Tubisanga mu Evanjiri ya Luka umutwe wa 14 umurongo wa 16 kugera ku 17 n'umurongo wa 18. Nk'uko intumwa zahawe Roho Mutagatifu, ubatijwe wese ahabwa uwo Roho kugira ngo ashobore kuba umuhamya wa Kristo mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi amufashe kutamuhemukira. Ni byiza ko abakristo twese twinjira muri iryo banga rya Pasika, kandi tukagira iryacu, kugira ngo rishobore kudufasha kurushaho gutunganira Nyagasani no kuba abahamya b'izuka ryo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki kiganiro cyari kigamije kutwinjiza mu cyumweru gitagatifu n'inyabutatu ya Pasika.
kumwe